nimvuga ko ari umuhanzi ukunzwe kurusha abandi hatagira uza kuba anunga urutoki cyangwa se ashaka kuncira urubanza, kuko byaragaragaye cyane. Umuhanzi King James rero yanyuze abitabiriye igitaramo cye cy'umunsi wa mbere ndetse n'umunsi wa kabiri cy'imyaka 20 ya King James, yari yarise muri 20 years of King James. Ni igitaramo cyaranzwe n'udushya twinshi aritwo tugiye kuba tugarukaho muri iki kiganiro cyangwa se muri aya makuru twabegeranyirije yaranze iki gitaramo. Hari harimo imbyino zidasanzwe, gutungurwa n'abafana. King James aha yatunguwe n'abafana, n'ubwa mbere bibaye mu muziki nyarwanda. Niwe muhanzi wa mbere ubikoze. Ninkunda gukoresha ayo magambo mu byumve, kuko ngira ngo nk'uko uri kubibona cyangwa se nk'uko wabibonye niba warabashije kureba iki gitaramo mbere, ngenje kukwegeranyiriza ibyinshi byakiranze utagiye ubona. Abafana ba King James baririmbanaga indirimbo ze zose kuva ku isegonda rya mbere kugeza ku isegonda rya nyuma. Indirimbo yose King James biramurenga, aravuga ati cyakoze. Reka rero nongere kuguha ikaze muri aya makuru y'imyidagaduro agezweho. Icyo usabwa rero nta kindi no gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi kundi. Igihe nitwa Emmanuel Niringiye Umukiza. Mwijoro ryo ku itariki ya mbere mu masaha asaga saa moya n'igice nibwo igitaramo cya King James cyatangiye. Ni igitaramo cyatangijwe n'abasangiza b'amagambo bari bagiriwe icyizere kuri uyu munsi, cyayobowe ndetse na Lucky Man Nizeyimana ndetse na Uwase Muyango Claudine. Batangiye basusurutsa abitabiriye iki gitaramo, bari buzuye BK Arena nk'uko byagaragaye ko amatike yahise ashira akimara gushyirwa ku isoko. Haje guhabwa umwanya umuhanzi ukizamuka witwa King V nk'uko yari yabisabye muri press conference twabibagejejeho byose. King V yaje kuba asaba King James stage. King James arayimwemerera ariko ntiyabyerura. Kuri uyu munsi rero byaje kuba bitungurana, kuko King James yari yavuze ko akunda ibihangano bye, ariko amubwira ko nanone bitananirana ko ahabwa iyi stage cyangwa se ahabwa stage muri iki gitaramo. King V rero niwe waje kuba atangiza cyangwa se abanza ku rubyiniro, agaragaza cyangwa se aririmba indirimbo ikunzwe n'abatari bake nayo muri iyi minsi yise Tatu. Yishimiwe n'abari bari muri icyo gitaramo cyane. Haje gushyirwamo umwanya wo kugira ngo hategurwe urubyiniro neza kugira ngo King James yinjire atangire gususurutsa abari baje muri iki gitaramo. Saa 2:30 nibwo King James yinjiye ku rubyiniro. Uyu muhanzi yakoze amateka akomeye kuko niwe muhanzi wa mbere waje ku rubyiniro ari muri box iri muri BK Arena. Yamanutse aririmbana n'abafana indirimbo yakunzwe ya kera cyangwa se indirimbo yakunzwe kera yitwa Naratomboye. Akigera ku rubyiniro nibwo ibintu byose byatangiye neza kuryoha cyangwa se kujya mu buryo. Abari muri BK Arena batangajwe n'indirimbo zitandukanye yahereyeho aririmba. Uyu muhanzi bitewe n'igikundiro asanganwe ntabwo yigeze avunwa na stage cyane, kuko indirimbo yose yatangiraga kuririmba abafana babaga bayizi ndetse bakamufasha kuyiririmba kuva itangiye kugeza irangiye nk'uko natangiye mbikubwira. Mbere yo kujya kuruhuka asoje igice cya mbere, King James yaririmbye indirimbo nyinshi ariko atungurana azana ku rubyiniro Zuba Ray baririmbanye indirimbo yakunzwe na benshi yiswe Ikirezi. King James kandi yahamagaye ku rubyiniro Ariel Ways baririmbana indirimbo yise Ndagukumbuye. Iyi ndirimbo bakimara kuyishyiramo, umuhungu n'umukobwa bari begeranye bayiririmbye barebana mu maso, ubona ko babyumva ndetse bayishakaga. Ariko kandi muri iki gice cya mbere King James yahamagaye ku rubyiniro Ishimwe Clement amushimira ibyo yamufashije byose, ndetse ahita yicara kuri piano amufasha kumucurangira indirimbo zirimo Amahitamo yafashije benshi gutereta mu bihe byashize. Mu gice cya kabiri King James yagarutse mu gice cya kabiri nyuma yo kujya kuruhuka, yongera kugaragarizwa urukundo rudasanzwe. Yagarutse ku isaha y'4:52 agaruka aririmba indirimbo zirimo Ndakwizera,
icyangombwa nuko nkunda uyu muhanzi kandi yahamagaye ku rubyiniro umuhanzi Manik Yani cyangwa se Yani Manik bakoranye indirimbo bise Akayobe bituma ihagurutsa abari muri BK Arena bijyanye nuko yihuta kandi ikaba yarakunzwe n'abatari bake muri iki gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda dore ko bari bahageze. Kimwe mu byaranze iki gice rero nuko indirimbo ya King James yaririmbye afashwa n'abafana mu buryo bushimishije bigaragaza urukundo bamufitiye. Muri izo ndirimbo harimo Niko Nabaye, Bagupfusha Ubusa ndetse na Nurare Utabivuze. Ariko kandi muri iki gice King James yaririmbye indirimbo z'ingwatira nk'uko benshi babyitaga mu minsi ishize. Uyu muhanzi yazanye ku rubyiniro couple ebyiri zirabyinyishanya karahava, biba ari nako bigenda mu bafana. Wabonaga ko buri umwe yafashe umukobwa begeranye bari kubyinana. Iki gice kandi cyashojwe n'umuhanzi nyarwanda utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Shafi, aririmba indirimbo zirimo Bana yakoranye na Chris Easy ndetse n'izindi ze bwite. Ariko kandi Mico The Best nawe yaje gufasha King James kuririmba indirimbo bakoranye yitwa Ndimo Ndashaka Umugati cyangwa se yitwa Umugati. Iyi ndirimbo ni imwe mu zatumye inkuta za Arena zinyeganyega bitewe n'ukuntu ibyinitse. Mu gice cya gatatu King James yakoze udushya tutabaho mana we. Yagarutse mu gice cya gatatu hafi ya saa sita z'ijoro atangira abwira abafana be ko iki gice ari icyo kubyina noneho bitandukanye nuko byari bimeze mu bice bibiri byari byarangiye. Mu ndirimbo yahisemo gukoresha harimo Parapara, Biracyaza, Ibare, Kanyobwa, Umuriro Watse, Inzozi ndetse asoreza kuri Ndagutegereje cyane, indirimbo yakunzwe n'abatari bake mu myaka ya 2014 2015 ndetse n'ubungubu ikaba ikunzwe dore ko indirimbo za King James byagiye bigaragara ko zitajya zisaza cyangwa se abakunzi bagizo batajya barikira kuzumva. Muri rusange muri iki gitaramo cy'umunsi wa mbere nk'uko natangiye nkubwira ko ngiye kukugezaho igice cya mbere cyangwa se umunsi wa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani uyu mwaka wa 2026 aho King James yanditse amateka, cyari igitaramo ubona abafana bafitiye ubwuzu. Uyu muhanzi wari umaze igihe nta gitaramo cye ateguye, bigaragarira mu buryo bamwishimiye bamufasha kuririmba indirimbo ze zose kuva ku munota wa mbere ndetse kugeza no ku munota wa nyuma. Gushimisha abafana kwa King James ntago byatunguranye cyane kuko uwavuga ko ari we muhanzi ukunzwe hano mu Rwanda ntabwo yaba abeshye. Indirimbo ze Ingo Zubatse abakundana barazikoresheje mu bihe byashize ndetse n'ubu ziracyakoreshwa bitewe n'imitoma ndetse n'amagambo aryoshye arimo. Abitabiriye iki gitaramo bakomeye barimo abahanzi batandukanye nka Bruce Melody, Diezdora, Knowless, Juno Kizigenza ndetse na Neringabo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Iki gitaramo kandi cyitabiriwe n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Sandrine Umutoni ndetse n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo Ngabo Brave Olivier. Indirimbo zirenga 100, album 7, Salax Award ndetse na Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa kabiri yegukanye ni bimwe mu bigira uyu muhanzi udasanzwe, umuhanzi ukomeye mu muziki nyarwanda. Ku itariki ebyiri nibwo King James yakomeje igitaramo cy'umunsi wa kabiri ku isaha y'isa moya nk'uko byari byagaragaye ku munsi wa mbere kugeza mu masaha ya saa 7 saa 8 nibwo igitaramo cyaga kirangira. Umunsi wa kabiri byagenze gute? Nibyo byose ndi kugutegurira. Wowe banza kuri subscribe kugira ngo tuze kubana mu byaranze igitaramo umunsi wa kabiri uko byari byifashe muri BK Arena kuri uyu muhanzi wari wanyeganyeje inkuta za BK Arena akora udushya dutandukanye n'utundi twose usanzwe uzije. Nitwa Emmanuel Niringimukiza. Aya yari amakuru y'imyidagaduro. Icyo usabwa nta kindi no gukora subscribe. Ciao.